amahumbezi ameze nkahe ahantu ameze nko mu kanogo ameze nko mu kanogo niho haba hari amahumbezi nk'aya ngaya mu kanogo kayo mu kanogo ubu turi mu kanogo ntago turi mu kanogo unzanye mu kanogo umva ntago mvuze ko hari mu kanogo ariko harameze nkaho kubera ya mahumbezi ya none se kandi ubu wasanga uri kunywa utasize iposho nyisigira na madamu arazi gukora abyishakije nanjye icya mbere ni agacupa ubundi amagambo yashize ivuga urimo urareba inzoga hasigayemo gake nta kandi inzoga koze inzoga yewe eko have pfundura inzoga uyinywe were kuyikiniraho zukuri umusazi ako iyo nzoga kananjye numva ko iyi nzoga ntabwo imeze nk'iratandukanye shaka wa mugabo do ndibagiwe niko wabaye kiraho ngaho wibagiwe iki utansubije wibagiwe ubwenge no nibagiwe gupfunduza kano kantu ako mwana izi sazi niho uzizanye ngewe nzana isazi nowe zije zikurikiye none utaransanga ahangaha ko ntazari zihari zaba ziturutse he kandi reka nkubwire bose iyo utangiye kuvuga ngo ngenzanye isazi ndi umukuru w'isazi ngewe none hari njyenyine ntazari zihari none uraje nazo ziraza ubwo ziragukurikiye hako se wa mugabo ku icupa rimwe urasinda ariko wesha banza usinda urasinda wowe uranasura babyita kunezerwa gungaho akarakawo gungaho ntabyo nkoze kandi wa mugabo wasaze y'ahantu sinzongera no inzoga zo muri Byeri zisigaye ziryoha zitandukanye n'iza kera twari tuzi ariko izo ngizo ni iz'abagore muvandika nkubwize ukuri akazi ngiye kukareka pe wakareka ugakora iki akora kandi katari kano kahe nyine mbwira hari ukuntu najya mega utuzigo bandaritse nkatwandurura byanarimba nkatujyana ku isoko basekeye kabisa sawa nyine urapfuye nturaye Yesu simane wowe babakiriya bawe byagenze gute aha zaringe turazigendera nuko utazi bamwe banjye namara kubageza aho twamaze kwemeranya bakambwira ngo ndaza kubona message kugeza n'ubu ngubu nta message ndabo bari nta kigenda nari nabikubwiye kamve no kuri iri zuba ngende gutigita ndebe ko biri buze kuvamo ese ngiye ahubwo nsigaye hano mariki nanjye kanigenda mukanya uhoze utubwira ko akazi kacu kanzi none uyu mukiriya kandi nkarimo ino nahereye kare mupangira umupangira nahereye kare mupangira wari uzi ko umubona se none niwe yanyicaritse igirayo rero wimufata niwe nari nkeneye igirayo wimufata niwe nari nkeneye wari umukeneye cyagirayo tuvugane ibyaka umuntu usaba kuzanya ngaho wari ubizi ko azi none kari cyo kintu cyanzinduye cyakuzinde se ngiye ntago cyanzinduye none wowe mwashani nago mwaceceka mutumva icyo mwamuhamagariye
Okay. Mabuja twibwirije. Tubwire rasi. nta numwandangira inzikodeshwa. Ndazifite nyinshi. Inzu ngenda zifite. Oya ziriya nzu zawe ntabwo zarusha izanjye ubwiza. Si shambura. ndahitamo. Wowe nta nzu ufite. Ntacyo ndaguhariye. Okay, mabuja mbwira rati inzu ufite inzu ushaka imeze gute? Nashakaga icyumba na salo nyine. Ake inzu nziza nyine. Okay, inzu nziza ndazifite nyinshi. Hari iyo mfite hano umunsi w'umukingo. Twagenda ukayinyereka nayo. Ariko ngiye sinjya mvanga batamaya visite rwose. Ngo muri make na avance. Nangahe? Ndashaka 5 kikwishyira muri. Se, ndeko nyafite. Cyanya bwiye kuri telefone. Okay, nta kibazo urayama cyambere nuko yama. Tugende nyikwere. Wagende nta F-chat wagende hari. Oya tumanuke hano hepfanga. Gende mwiyerekere inzu byurekana n'abarezi. Wafite inzu yirugo yerekana izanjye. Ni icyumba na salo. N'izi zose nyine urahitamo ushaka. Cyane bigira ibintu byiza cyane. Narebamo imbere. Imbere se. Okay, uhamagara umuntu anzanira agafunguzo. Bite ibiki mbona hano umeze mute none ko yakuzanye ku mazu yanjye bimeze bite ukamusaba urumva umeze neza Amazu yawe? Amazu yawe se aya mazu ni ayawo. Rubanda murasetsa rwose. Rubanda rusetsa. Ubwo rero wabeshyuye umwana w'umukobwa uramuzana ngo muzanye ikiraho shaho igira rebe inzu nisa izandese ariko warasaze cyagire ko imikino warasaze inde wasaze wowe umukobwa basaze wowe utazamenyera utazamenyera none izi nzu nimba ari izawe niki kigaragaza ko ari izawe icyangombwa kiri ngaho icyangombwa ndagifite ishaho kiri he reba ibintu ubukoze sureba ibintu ubukoze umfasi wowe uri bure wowe